ubuzima bukakaye ntabwo bukuraho ineza y'Imana. No muri bw'ineza y'Imana isanga umuntu w'Imana agatabarwa babire. Ongera ubeho. Hayizo nene mbere yo kwiheba, mbere yo gusuhuza umutima, mbere yo kubona ko birangiye. Imana ifite imbaraga ziruta ibyo ubona bikwigizeho ibinyembaraga. Umaze iminsi usenga ukabona ntabwo uri gusubizwa, Satani akaguca intege akakubwira ngo ariko uri kubona ubuzima butarangiye, kuzana ijambo rivuga ngo iravuze ngo ngera ubeho. Ndashimira Imana ifata ibitagira ishusho ikabiha ishusho. N'ibipfuye Imana irabizura. Mu yandi magambo, hejuru y'imbaraga z'Imana nta zindi mbaraga zihari. Iyo ugiriye Imana icyizere ukora n'ibyo utari uzi ko uzashobora gukora. Iyi Mana iyo uyigiriye icyizere igukoresha ibyananiye abandi. Aho abandi baguye wowe urahasimbuka, aho abandi baguye uhanyura we, kubera ko iri muri twe iruta ibiduteye ubwo. Naringize ngo nkubwire ngo iyakoze bya bindi n'ibingibi bishoboye kubikora. Ibyo biguteye ubwoba si ikibazo, hejuru yabyo hari Imana ibirusha amaboko. Murebe hano, haleluya. Ikigeragezo ufite uyu munsi kiguca intege, iyagufashije kurwana cya kindi ukakinesha, nico uyu munsi iracyashoboye. Haleluya. Burya ikigeragezo cyose kigira kirumuna cyacu, kandi ikigeragezo kigira gikuru cyacu. Icyo warwanya nacyo cyagihe ni gikuru, ikiri kuza uyu munsi ni kirumuna cy'icyo warwanye nacyo. Iyagushoboje kunesha cya kindi iraje igufasha no kunesha kirumuna cya. Iyakurinze kugwa mu maboko y'abanzi bawe ishoboye no kukurindira kuri moto wirirwaho. Iyakurinze uri kuvuka ntugwe mu matako y'ababyeyi, uyu munsi wa none iracyashoboye kukurinda. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Nshimiye Imana data wa twese yarinze mwebwe mwese, nanjye ikandinda. Imana ihabwe icubahiro. Imvura yaguye ari nyinshi mbura aho nyura, bituma nkererwa. Ntabwo nkunda kwica gahunda, byatewe n'imvura, kandi nahise niremamo icyizere mbwira Imana ngo nkeneye imodoka yo kujya ndajyamo nkajya mu murimo wawe. Kandi ibyo ngibyo Imana irabishoboye. Nitwa VESTINE NYIRAPASIKA, ndi umubyeyi ufite umugabo n'abana 4. Ku izina ry'umwana nitwa Mama Baraka. Hanyuma nsengera muri ADEPERI, ariko ibyo si byo nirata, igikuru nuko Yesu yanyemeye. Tuyara mu Gatsata, ndanezerewe rero kimara kubona ubutumire bwanyu. Naranezerewe cyane ko nahamagariwe gukorera Imana. Nyakubahwa mushumba, mbashimiye ikaze mwaduhaye, kandi nanjye ndaribifurije mu bwami bwo mu ijuru. Ndafite intasho zano henshi hatandukanye, kubw'umwihariko umutware azikonje hano yambwiye ngo mbasuhuze. Mwakira izo ntasho z'umutware. Munyemerere turambure Bibiliya zacu dusome ijambo Imana ishize ku mutima wanjye. Tugiye kuganira, turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice 37. Turasoma umurongo wa 3. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice 37, umurongo wa 3. Abafite Bibiliya imeze nk'iyanjye ni page 808. Aravuze ngo maze arambaza ati, mwana w'umuntu,
mbese amagufa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Reka dusubiremo. Haravuze ngo maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbese amagufa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bazaniye ijambo Imana inshize ku mutima. Maze iminsi mfite ubutumire bwanyu, narasenze Imana impira ijambo ngo ari ryo mbazanira. Rifite insanganyamatsiko igira iti baho. Ni ijambo rigufi. Uwo muri kumwe mundebere mu maso mumbwire ngo Imana iravuze ngo baho. Amen. Muri uyu mugoroba Imana ivuganye natwe inyuriye mu ijambo ryayo. Iravuze ngo baho. Tugiye kuvuga gatoya ku neza y'Imana, kandi kuvuga ku neza y'Imana ntabwo birangora, kuko natwe ubwacu turi ibihamya. Aba bantu ziko batanyumvise de. Nari mvuze ngo tugiye kuganira ku neza y'Imana, kandi kuvuga ku neza y'Imana ntabwo biraza kungora, kuko natwe ubwacu turi ibihamya. Ndashimira Imana ifata ibitariho ikabihindura kubaho. Ndashimira Imana ikura ibishoboka mu bitari kuzashoboka. Ndashimira Imana ifata ibitagira ishusho ikabiha ishusho. N'ibipfuye Imana irabizura. Mu yandi magambo, hejuru y'imbaraga z'Imana nta zindi mbaraga zihari. Uvuge ngo amen. Ubu ni ubuzima bw'Abisiraheli. Uyu ni umuhanuzi Ezekiyeli. Ni umuhanuzi nkunda. Uyu muhanuzi Ezekiyeli ari mu bahanuzi bakuru. Icyiza cy'uyu muhanuzi yahanuraga nk'uko ategetswe. Imana ishimwe. Dufite abahanuzi bahanura badategetswe, ariko uyu Ezekiyeli yahanuraga nk'uko ategetswe. Mu yandi magambo, yayoborwaga n'umwuka w'Imana. Kandi umwanditsi aherutse kwandika ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana, aba bose nibo bana b'Imana. Muvuge ngo amen. Hanyuma rero aha muri iri yerekwa, Imana yari iri kumwereka ubuzima bw'Abayisiraheli. Ubuhanuzi cyangwa se iri yerekwa Ezekiyeli yaribonye mu gihe kigoye, mu gihe Abisiraheli bari bagowe, nta byiringiro. Ariko ngo umunsi umwe umwuka w'Imana amanukana Ezekiyeli amujyana mu kibaya. Iki kibaya ngo cyari cyuzuye amagufa. Nasomye nsanga ngo aya magufa yari yarumye, kandi aya magufa ngo yari yaratatanye, ariko yuzuye ikibaya. Ezekiyeli rero yumva ijwi rimubwiye ngo Ezekiyeli, urabona aya magufa ukurikije ukuntu yumagatanye, ukurikije ukuntu utamenya ngo iri gufa ryari iry'inka, ryari iry'ihene, ryari iry'urukwavu, aya magufa urabona yabasha kuba mazima? Umva ukuntu Ezekiyeli yasubije. Yarasubije ngo mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Kubera iki aya magufa aje kuba aya magufa? Ezekiyeli ntiyari ahari, ntiyanabigizemo uruhare. Mu yandi magambo, yasubije ashingiye ko n'ubundi imbaraga z'Imana ntawapfa kuzimenya atazimenegeshejwe n'Imana. Abwira Uwiteka ngo ni wowe ubizi.
ukamenya n'ibye, ni wowe wamenya icyaya magufa. Uyu mugabo ndamukunda kubera iki? Mpamvu yavuze ngo ni wowe ubizi. Yafashe agaciro imbaraga Imana, k'imbaraga Imana yacu ifite. Haravuga ati aya ni amagufa, ariko Imana irusha agaciro aya magufa. Haravuga ati aya ni amagufa, ariko uburemere bwo gukora kw'Imana busumba aya magufa. Arebye amagufa ahaye agaciro no gukora kw'Imana, asanga amagufa ntabwo akomeye, ahubwo hakomeye Imana ishobora byose. Aravuga ngo aya magufa ni amagufa, ariko hejuru y'aya magufa hakomeye imbaraga z'Imana irera imfubyi zigakura. Baravuze ngo ntizizakura. Ifata umupfakazi ikamubwira ngo humura ndi umurengezi w'abapfaka. Ifata abatarize ikababwira ngo namwe muhumure, umwuka wera azabazaho nibwo muzaba abagabo. Ezekiyeli aravuga ngo ni wowe ubizi. Tolemone sayifu. Nta muntu n'umwe uzi ubuzima bwawe, nta n'uzigera bumenya izi itangiriro ryawe, ikamenya n'iherezo, n'izi uko uzabaho. Iherutse kubwira Yeremiya ngo iki? Yaramubwiye ngo nakuremye, nakumenye ntarakurema, utari waba n'urusoro mu nda y'ababyeyi. Mu yandi magambo, nyina wa Yeremiya na se wa Yeremiya, umwe atarabwira undi ngo sheri, undi atarabwira undi ngo shu. Yeremiya yari mu bitekerezo by'Imana. Nyumva cyane. Mu yandi magambo, burya nicyo cyatumye Yeremiya adapfa ari kuvuka. Ibyo kumwica byo byari bihari, abandi bana baguye nawe yari kuhagwa. Impamvu ni Yeremiya nuko yavutse ari mu bitekerezo by'Imana. Tuve kuri Yeremiya tuje kuri NYIRAPASIKA kuri kubabwiriza. Vuga ngo nyina wa NYIRAPASIKA na se wa NYIRAPASIKA, umwe atari yabwira undi ngo hani. Tari yamubwira ngo I love you. Mbivuze neza ra? Ntabwo nzi igifaransa ne. I love you. Umwe atari yabibwira undi. NYIRAPASIKA nari mu bitekerezo by'Imana. Niyo mpamvu ntaguye aho abanzi bari bashaka ko. Nawe nuko burya ibyo kutwica birahari, ariko hejuru yabyo hari Imana ishoboye. Yeremiya bati ni wowe ubizi, wowe ufata abatagira agaciro ukabaha agaciro. Aya magufa si ni ikibazo, ni wowe ubizi. Sinabimenya kuko aya magufa kuba gutya sinjye wabigizemo uruhare, sinabimenya. Ezekiyeli avuga tumva rero aya magufa ni amagufa, ariko imbaraga z'Imana zirusha agaciro amagufa. Akurura imbaraga z'Imana. Arebye amagufa asanga amagufa ni ubusa. Igikomeye ni Imana irema ibitariho bikabaho. Ngo aravuga ngo mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Imana iramubwira ngo ubwo ungiriye icyizere, ukomeje gushigikira imbaraga zawe, niba hari ikintu Imana ikunda icubahiro. Kuko niyo abantu bashaka kukiyambura, ubwayo ishoboye kucishakira. Hari abantu nka batatu banyumvise. Nubwo Imana abantu bashaka kukiyambura, ubwayo ishoboye kucishakira. Yabwiye Toizin and hold thy close. Herutse kubwira Yesaya, iramubwira ngo Yesa, kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Yewe n'icubahiro cyane ntabwo nzagiha. Ezekiyeli, Imana iramubwira ngo upfa kuba umenye ko ari njyewe urusha agaciro aya magufa. Ngaho yahanurire. Haleluya. Ngaho hanura.
Ezekiel atubwivuze nanjye reka mvuge. Abarinyeganyeje ati wi yemwe mwa magufa yumye mwe, amagufa gati karame, iyi dutegetse turahanura. Mureke mbabwira akantu karyoshe, mureke mbabwira akantu karyoshe. Ntabwo dutanga ibyo dufite, ahubwo dutanga ibyo twasigiwe. Ntabwo munyumvise dikambisubiremo. Ntabwo dutanga icyo dufite, ahubwo dutanga ibyo twasigiwe. Ejo bundi Petero na Yohana se bageze ku rusengero byagenze gute? Ngo bari bavuye mu cumba cyokora ngo bari buzuye umwuka wera, kuko Yesu yari amaze kubabwira ngo umwuka nabamanukira nibwo muzaba abagabo bo kumpamya. Noneho batahana aya makuru, buzuye umwuka wera, ngo berekeza ku rusengero. Ku rusengero hari ikirema. Iki kirema muri teoloji bavuga ko cyitwaga Eneriya. Eneriya n'ubundi mu yandi magambo birasobanura ngo nutujuje, mbese ni umuntu utujuje ingingo. Hanyuma iki kirema ngo kirigwaga kiri gusabiriza. Hanyuma kandi iki kirema ngo cyari umutwaro ku bantu bari baturanye nacyo. Umuntu wese wari uturanye na Eneriya yajaga gukora ubuye, abanje yamwikorera akamugeza aho asabiriza. Umuntu waje gucuruza miti akabanza yikorera Eneriya akamugeza aho aririrwa ari gusabiriza. Mbese Eneriya yari umutwaro ku baturanyi. Bigera igihe aba ikibazo, umuntu yaje gucuruza imyenda yataha adacuruje ati aho byapfiriye ndahazi, nuko nabyutse ndikorera Eneriya. Umuntu yaje kumotara yataha akorera amafaranga bagati ndabiza aho byapfiriye, nabyutse ndikorera cagihanye. Nuko ngo Eneriya b'umutwaro, ariko umunsi umwe bamuzanye ku rusengero. Petero na Yohana ngo bavuye ku rusengero bari buzuye umwuka we, kuko bari bamaranye iminsi hayigrone sayigrene ta. Ubuhanuzi buvuga ngo muzakora n'ibyo Yesu atakoze. Hanyuma berekeza ku rusengero. Bahingutse ku rusengero, Eneriya aba yababonye, abona ngo bambaye neza. Aravuga tumva najaga ndasaba ibiceri, ngiye gusaba inoti. Aba bagabo ngo bari bambaye neza. Buriya hari umudayimoni wicwa no kwambara neza. Umudayimoni witwa gasuzuguro. Iyo wambaye ibaze umwica utavuze indimi. Ngo bari bambaye amakoti adodeshejwe mu bwoya bw'ingamiye. Mu yandi magambo yari amakoti y'igifungo kimwe. Ngo bahinguke, Eneriya ati najaga ndasaba ibiceri, ubu ndasaba amadolari. Ngo kibabonye kiraba kiti mumfungurire. Petero yari umugabo, Yohana ari umusore. Kandi mu muco w'Abayuda nta musore wari wemerewe kuvuga mbere y'umugabo. Ariko turashimira Yesu, ibyo byose yabikuyeho. Ubu n'abagore dufite ijambo. Mukomere Yesu amashi. Yohana abwira Petero ati niko Petero, ntabwo uri kureba ko ikirema kiri kudusaba, kandi uzi ko turi ba sakino. Bivuze neza ra? Uzi ko turi ba sakino, dore iki kirema kiri kudusaba, none bigende bite? Petero abwira Yohana tumva, tuvuye hamwe n'umugabo ufite imbaraga, kandi amasezerano tuyibitseho. Haleluya. Ntabwo dutanga ibyo dufite, ahubwo dutanga ibyo twasigiwe. Kuba ntafite imodoka si ikibazo, naguhanurira Imana ikayiguha. Kubera iki? Narabisigiwe. Kuba ntarara muri etaje si ikibazo, naguhanurira Imana ikaguha etaje. Kubera iki? Nibyo twasigiwe. Haleluya. Petero yitegereza ikirema, arakibwira ati feza n'izahabu ntazo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Haguruka. Ngo akora ku mwuka wera gake,
ajugunya ku kirema, ikirema cyiterera hejuru ngo gishima Imana. Mu yandi magambo kiravuga ngo nubwo mutampaye amadolari, ubwo mbaye muzima naje kuyakorera muri Kongo. Burya ubuzima uba ufite wakorera amadolari, ariko amadolari ntazana ubuzima. Imana ishimwe, ubuzima buzana amadolari, ariko amadolari ntiyazana ubuzima. Turashimira Imana yaduhaye umwuka wera. Umwuka wera, umwuka wera, seodanto isne, atanga ubwenge, ariko ubwenge ntibuzana umwuka. Muranyumvise? Narindi ku ijambo rivuga ngo ntabwo dutanga ibyo dufite, ahubwo dutanga ibyo twasigiwe. Muvuge ngo amen. Ezekiyeli Imana yamubwira ngo ngaho hanura. Mu yandi magambo, iyo ugiriye Imana icyizere, ukora n'ibyo utari uzi ko uzashobora gukora. Iyi Mana iyo uyigiriye icyizere igukoresha ibyananiye abandi. Aho abandi baguye wowe urahasimbuka, aho abandi baguye uhanyura wemye, kubera ko iri muri twe iruta ibiduteye ubwo. Ezekiyeli aravuga ati yamwe mwamagufa mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Amagufa ngo abagize amatwi. Igufa ngo riraza rikajya risanga irindi ryaryo. Haleluya, haleluya. Igufa ry'inono rigaturukira ariko ati nyiribiremwa aravuze, rikaza rigasanga iry'irindi nono. Iryo kuboko rikaza riti numvishe ijwi, rikaza ngo rigasanga iryo kuboko. Hanyuma ngo aya magufa yose araterana, igufa risanga irindi ryaryo. Ako kanya ngo imitsi iraza, ako kanya ngo uruhu ruraza. Umva ikibazo cyari gisigaye ngo bihita biba imirambo. Ezekiyeli ati kwa jina na Yesu, ibi kandi byo biragenda bite? Imana iti ndacyashoboye gukora. Ezekiyeli ati ariko n'ubundi si ubwa mbere wiyerekana. Haleluya. Ahita aririmba ati by'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Hanyuma Ezekiyeli hati ko bibaye imirambo, umviye Imana yo kabyara. Naringize ngo nkubwire ngo iyakoze bya bindi n'ibingibi bishoboye kubikora. Ibyo biguteye ubwoba si ikibazo, hejuru yabyo hari Imana ibirusha amaboko. Murebe hano, haleluya. Ikigeragezo ufite uyu munsi kiguca intege, iyagufashije kurwana cya kindi ukakinesha, nico uyu munsi iracyashoboye. Haleluya. Burya ikigeragezo cyose kigira kirumuna cyacu, kandi ikigeragezo kigira gikuru cyacu. Icyo warwanye nacyo cyagihe ni gikuru, ikiri kuza uyu munsi ni kirumuna cy'icyo warwanye nacyo. Iyagushoboje kunesha cya kindi iraje igufasha no kunesha kirumuna cya. Iyakurinze kugwa mu maboko y'abanzi bawe, ishoboye no kukurindira kuri moto wirirwaho. Iyakurinze uri kuvuka ntugwe mu matako y'ababyeyi, uyu munsi wa none iracyashoboye kukurinda. Ezekiyeli ngo biba bibaye imirambo. Imirambo. Kandi burya umurambo ntumenya ko ari umurambo, ahubwo umenwa n'abazima. Ezekiyeli ati dore bibaye imirambo, ariko iyi Mana ndayishimiye. Ngwirongera iramubwira ngo hanurira umuyaga. Mana ishimwe, hanura umuyaga uve mu birere bine. Ezekiyeli ngo arongera arahanura, umuyaga uramwumvira. Umuyaga uza uri kwiruka ngo winjira muri ya mirambo. Haleluya. Imirambo ngo itangira kunyeganyega. Iyi Mana yaduhamagaye ifite imbaraga, muyigirire icyizere. Va ku giti dore umuntu. Imana irashoboye. Imana izi kurema ibitariho bikabaho. Imana izura ibyari bipfuye. Imana irema amasoko ahari
gasi, Imana ikomeza abari bacitse intege, Imana izi gushigikira uwari urangiye. Mu nyemerere mu ntiza amaboko tuyikomera amashyi. Ngo imirambo itangira kunyeganyega, haleluya, ngo irahaguruka. Imana ishimwe. Icyanejeje ngo ihita yiremamo inteko. Amen, amen. Ihita yiremamo inteko. Mu yandi magambo, Imana izi gushira ikintu mu mwanya wacyo. Ibyo ubona wowe udashoboye, iyaguhamagaye irabishoboye. Burya twe n'ubundi ntaco dushoboye, dushobozwa byose na Kristo, kuko niwe uduha imbaraga. Imana ishimwe ngo zihita zirema mw'inteko. Mu yandi magambo, imirambo ntiyabikibaye imirambo, ngo ihinduka abantu bazima, bahita bibwiriza biremamo inteko. Iyi Mana yantumye irambwiye ngo nkubwire ngo ngera uyigirire icyizere. Nakuzaniye ijambo rivuga ngo baho, ongera ubeho. Kangasubiremo, iri jambo riravuze ngo ongera ubeho. Hayizonene, mbere yo kwiheba, mbere yo gusuhuza umutima, mbere yo kubona ko birangiye, Imana ifite imbaraga ziruta ibyo ubona bikwigizeho ibinyembaraga. Imana izaho igufa ryawe riri, umaze iminsi usenga ukabona ntabwo uri gusubizwa, Satani akaguca intege, akakubwira ngo ariko uri kubona ubuzima butarangiye. Kuzana ijambo rivuga ngo iravuze ngo ngera ubeho. Imana itunga umuntu baravuze ko birangiye, iguha kubaho akazi gahagaze, irengera abafite akazi, ikarengera n'abadafite akazi. Ja mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, ibice 5, urahasanga umurwayi ngo wari umaze imyaka 38. Bibiri imuvugaho iki? Uyu murwayi yari amaze igihe imyaka 38 arwa. Nta muntu yagiraga, bari baramurambiwe. Igihe cyose ngo amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe nibwo marayika yaza ngo amazi yakwihinduriza, abafite abantu bagatanguranwa ngo bakabajugunyamo. Kandi iyo ugiye mu isezerano ryake ngo uyu marayika wazaga ni Yesu, ariko Yesu yazaga mwibanga, kuko igihe cyo gukora ku mugaragaro kitari cyakagera. Ngo yazaga rimwe na rimwe akazira muri marayika, ariko ngo umunsi umwe imyaka 38 irangiye, Yesu noneho igihe cyo gukora ku mugaragaro cyari cyarageze. Kuko iyo ugiye muri teoloje usanga uyu murwayi imyaka yari amaze arwaye iruta Yesu, kuko Yesu yamaze ku isi imyaka 33 n'amezi 6. Mu yandi magambo, Yesu yamaze ku isi imyaka 33 n'igice. Yakoze imyaka 3 n'igice ku mugaragaro. Imyaka 30 ntabwo yakoraga ku mugaragaro, byakoraga yabikoraga rwihishwe. Hanyuma ibyo yakoze ku mugaragaro yabikoze afite imyaka 33. Ubwo yabikoze imyaka 3 n'igice. Kandi imyaka 3 n'igice yasobanuraga iki? N'ubundi ngo tuzamara imyaka 3 n'igice turi guhanagurwa amarira, twongera tumara imyaka 3 n'igice hari gupimwa imirimo myiza twakoze. Imana ishimwe. Hanyuma rero uyu murwayi yarwaye Yesu aza mwibanga, ariko nubwo Yesu yazaga mwibanga ku myaka 38 agira amahirwe Yesu yakoraga ku mugaragaro. Yesu ngo araza ageze ku kidendezi, kidendezi cyabagaho amabaraza 5.
dufite iminota mike kandi ngiye gusoza. Aya mabaraza 5 afite icyo asobanura ibyiciro 5 by'ubudehe. Hanyuma muri gufashwa uyu murwayi kubera atagiraga bo kumujugunya, we yari ari ku irembo ry'abahanya, batagira bababwira ngo uzatabarwa, bati wowe uri nyagupfa. Ariko icyo nkundira Yesu, aje ku kidendezi, aza ku irembo rya 5 ry'abahanya. Haleluya. Mu yandi magambo, ubuzima urimo ntibukuraho ineza y'Imana, no muri bwo ineza y'Imana muzahura. Ubuzima bukakaye ntabwo bukuraho ineza y'Imana, no muri bwo ineza y'Imana isanga umuntu w'Imana agatabarwa babire. Yesu araza ahera ku iryo rembo rya 5, araza agera ku murwayi ati we kuri hano. Murwayi ati nyine urabona. Yesu ati urashaka gukira? Soma Bibiliya. Umurwayi ntabwo yamubwiye ngo ndashaka gukira, ahubwo aramubwiye ati urabona ngewe simfite. Yesu aramubaje ati niko urashaka gukira? Umurwayi aramubwiye ati urumva nge simfite. Yesu ati sinkubajije abantu. Mu yandi magambo, iyo utinze mu kigeragezo ntabwo uba ukivuga ikigeragezo, ahubwo ureba ku bantu. Ariko reka nkubwire, hirya yo kugeragezwa hari Imana idutabara. Urabona simfite abantu. Yesu ati abantu mbarusha agaciro. Iyo mfite uba ufite abantu. Umurwayi ati ngo iki? Yesu ati mbwira urashaka gukira? Umurwayi ati nyine y'amazi yihindurije. Yesu ati by'amazi biveho rero, ntitaye kuraja mu mazi, byuka wikorera uburiri bwawe. Ngiye kuvuga akantu karyoshye. Ndashimira Yesu dutabara atarebye ku myaka twanyuzemo y'umubabaro. Ndashimira Yesu utareba ku myaka y'umubabaro, ahubwo aho muhuriye amateka arahinduka. Hanyuma rero mureke dusoze ndi kubabwira ngo ubutabazi bw'Imana buracyariho. Ineza y'Imana si ya none, ahubwo irasanzwe. Iyagutabaye uri muto ishobora kugutabara ukiri umusore. Iyagutabaye utaravuka ukiri urusoro ishobora kugutabara warabyaye. Ineza y'Imana si ya none, ahubwo irasanzwe. Mureke tugarurire Imana yacu icyizere. Mwakire kubaho mu izina rya Yesu. Munyemerere duhaguruke. Munyemerere duhaguruke. Umaze igihe uri kubona bicitse. Turi mu gihe gikakaye, turi mu gihe kigoye, turi mu gihe Satani ari kumenagura imbaraga z'abera. Uko ubitekereza siko bigenda, uko ubyifuza usanga byahindutse. Ariko nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo ibyawe Imana izi aho biherereye. Uzi ko mutanyumvise di? Nzanye ubuhanuzi buvuga ngo ibyawe Imana izi aho biherereye. Tugiye kubwira Imana ngo ni wowe ubizi. Abakubeshe ngo hari icyo bakora ku buzima bwawe, ntacyo bashobora. Imana niyo ibizi. Va ku bantu wivuga ngo baranyanze, wivuga ngo ntibansuye, wivuga ngo ntibanteje inkunga, wivuga ngo banze kuntera inkunga. Imana niyo izi ubuzima bwawe. Burya abantu ntabwo babimenya. Impamvu Ezekiyeli yavuze ngo ni wowe ubizi, ni uko atazi kuremwa kw'ayo magufa, nta nubwo azi ukuntu byagenze. Ariko Imana twaje gusenga ifite ubuzima bw'ibihumeka byose mu kiganza cyayo. Mureke tuyibwire ngo ni wowe ubizi. Kuzana ubuhanuzi buvuga ngo ongera kongera kuba, akira kongera kubaho. Zone das. Haleluya. Toyizini ibyo ubona byatatanye, Imana izi aho biherereye. Igufa risanga irindi ryaryo. Amen. Amen.
imitsi ijyaho, uruhu rurorosa. Mu yandi magambo, iyo ikugarutseho igarura n'ibyari byaratakaye, iyo ikugarutseho ikurema bundi bushake. Mureke twakire kongera kuremwa mu izina rya Yesu. Ubuzima urimo si ikibazo, akira ubundi buzima. Aho wari ucikiye intege, akira imbaraga. Aho wari unaniriwe, Imana iravuze ngo akira ubuzima burambye. Data, mu izina rya Yesu, wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Ufite ubuzima bw'ibihumeka byose, ufite none ukagira n'ejo. Urambwiye ngo aba bantu nimbabwire ngo bakire kubaho. Misi gitatanya ubuzima bwacu, tujya duhura n'ibiduca intege, amajwi menshi adusakuriza. Toyizineho erinisa glone tavenance genishisimando erkafone zomine cyclone tae aiglovene tais. Ni wowe ufite ububasha bwo guhamagara aya magufa, ni wowe ufite ububasha bwo kongera kubaka aba bantu bawe, ni wowe ufite ububasha bwo kongera gusana ibyo umwanzi yasenye. Twongeye kukugirira icyizere, ni wowe uvuze ngo nitubeho. Twakiye kongera kubaho, twakiye kongera gusuzugura ibyadusuzuguye. Twese twakiye kubaho. Tugukomeye mu mashi, tukuvugirije impundu. Ntabwo uzabura icyubahiro twateranye, tuzabura amashyi abagabo bateranye, tuzabura abakuvuga neza abagore twateranye. Twakiye ubuzima uduhaye, twakiye kugira neza kwawe, twakiye ibyacu mwanzi yari yaratatanije. Ubu bwari ubuzima bw'Abisiraheli, wagaragazaga kuzongera kububaka nubwo bari baratatanye bakajya mu bihugu bitandukanye. Wongeye kurinda isezerano, ubagarura mu gihugu, bahindura ubwoko bukomeye. Bivuze ngo ibyacu ntuzabinanirwa, ushoboye kongera kubyubaka kandi bigakomera. Tugukomeye mu mashi, tukuvugirije impundu. Rakabyara ntituzakuvaho none n'iteka ryose. Amen.